Muy buenas tardes. Un saludo al misionero Miguel umugoroba Méndez mwiza Marín y a todos los ndatashya ministros, misiyoneri Miguel Méndez hermanos y Marín hermanas n'abakozi en b'Imana bose bene diferentes data na bashiki países. bacu mu bihugu Hoy bitandukanye. viernes Uyu 3 munsi de enero kuwa de este año gatanu itariki eshatu z'ukwa mbere 2025 uyu mwaka wa 2025 dufite umutwe w'isomo unas palabras de witwa saludo ngo amagambo que y'intashyo, nos dio el doctor William ariyo Soto magambo Santiago twabwiwe el na 25 Dr. de William abril Santiago ku itariki del 25 2016 z'ukwezi kwa kane 2016 i Torreón, Coahuila muri Buscamos en Mexique. el libro del Apocalipsis, Reka turebe mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 10, verso ibyahishuwe igice cya 10 ku murongo wa 7 guhera gukomeza, dice, ari watubwira sino que en atya los ati días de la voz del ahubwo séptimo mu minsi ángel, y'ijwi rya marayika wa cuando él 7 comienza a tocar la ubwo trompeta, azatangira kuvuza impanda, el misterio de Dios niho se ubwiru consumará, bw'Imana buzaba busohoye como él anunció a sus nk'uko siervos, yabwiye los imbata profetas. zayo arizo bahanuzi. En un estudio bíblico, Mu nyigisho za Bibiliya en esa cita zo de kuri ese uyu verso, murongo él subraya y kuri uyu circula murongo yari asurinye cyane anashyira muri ziga ahavuga ngo ubwiru bw'Imana buzakorwa bwose. Arahasurinya arana ashyira mu ruziga, nuko munsi yandikaho ngo ikimenyetso cya 7 bingana la segunda no venida kuza de kwa kabiri Cristo kwa Kristo velado, yambaye umubiri wa kimuntu. el séptimo sello Ikimenyetso cya 7 bingana no kuza kwa kabiri kwa Kristo velado. yambaye umubiri. Pueden tomar asiento. Nyamuneka mwakwicara. Nos dicen el mensaje, Tubwirwa mu butumwa bwitwa ngo ijambo ryambaye umubiri ku munsi el w'imperuka, cual fue predicado por el aribwo doctor butumwa William bwabwirijwe Soto na Santiago Dr. el William sábado Santiago 5 ku de isabato julio itariki 5 z'ukwezi kwa del 7 2008 mu mwaka wa 2008 i Cali, Colombia. Aratubwira ati estará Elías, Eliya aparecerá también en el azagaragara ministerio, además ndetse del ministerio de azagaragara Elías, ku ruhande rwari hari ubukozi bwa Eliya buzigaragariza hamwe n'ubukozi bwa Mose ndetse n'ubukozi bwa que Yesu. son los ministerios Ubwo nibwo prometidos bukozi para ser bwasezeranijwe ko repetidos en el día buzisubiramo ku munsi w'imperuka. Rero ni kubw'uko ari marayika w'isezerano wa wundi wakoreye muri Mose, muri Eliya, muri Yesu, uwo ni we uzakoresha bundi bushya ku munsi w'imperuka ubwo bukozi. Rero tuzagira hagati yacu ku munsi w'imperuka ijambo ryambaye umubiri ryasezeranijwe ku munsi w'imperuka, ndetse n'imirimo yasezeranijwe iyo Imana izakora ku munsi w'imperuka. Kandi tuzaba dukorana ukuboko kundi dushyigikira imishinga yose y'Imana yasezeranijwe ko igomba gukorwa na jambo wambaye umubiri ku munsi w'imperuka. Ndetse tuzibonera hagaragara ihema rinini katedrali, tuzabona harimo hagaragara ukubwirizwa k'ubutumwa kuzabwirizwa hariya. Ni ukuvuga ngo mwitegereje aho ni mu gusora kwerekwa ry'ihema niho hazaba hari ukubwirizwa k'ubutumwa. Mu yandi magambo hagomba kuba hari igitwizo cy'umubiri wa kimuntu ari we Imana igomba kuba irimo yigaragarizamo ndetse irimo ivugiramo, ari we umwuka wera avugishirizamo abantu binyure muri icyo gikoresho. Tuzibonera hagaragara ukubwirizwa k'ubutumwa. Ni ukuvuga ngo hariya tuzabona higaragariza uguhamagarwa kw'abantu ku birenge, hamagarwa abantu kuza ngo basengerwe indwara, ndetse n'ibyo bintu byose tuzabibona birimo byigaragaza. Mwibuke yuko byose bitangira mu buryo bw'uruhererekane. Murumva gukura kwa gatatu kubera ndetse kunyurira ni umwuka wera ukora ubwo bukozi bwa Yesu, Eliya ndetse na Mose binyuriye muri icyo gikoresho. Muri uko gukurura kwa gatatu binyuriye mu ijambo rivuga bikaba. Ni ukuvuga ngo icya mbere ndetse cy'ibanze ni uguhishurirwa, ukwizera ko kuzamurwa ariko gukubiye mu guhinda kw'inkuba. Tuzibona hagaragara abahamagarwa ngo baze gusengera ku birenge. Urumva ibyo n'ibihembwe n'ifazi z'ikimenyetso cya 7 mu gukura kwa gatatu. Tuzabona hagaragara uruhande rujyanye n'amasengesho yo gusengera abarwayi, n'ibyo bintu byose tuzabona bigaragara, ndetse bizanagera no muri cya gihe ubwo tuzabona hagaragara abapfuye bizera Kristo, aribo bazazuka natwe bariho tugahera ko tugahindurwa. Nimwumva byose bifite gahunda ndetse bifite n'igihe cyabugenewe. Imana ntabwo yitanguranwa nta nubwo isigara inyuma. Rero turebye ku rupapuro rw'15 mu gitabo cy'imirongo,
ku gika 10:19 cy'icumi nos dice, cumi n'icyenda aho baratubwira es el tiempo de la unidad de Dios iki ni igihe cy'ubumwe y su bw'Imana novia. ndetse Y yo n'umugeni digo we esto con reverencia y yewe ndabibabwira respeto. nciye bugufi Yo creo que la novia de Cristo ha sido ndabizi yuko llamada. umugeni Yo wa creo Kristo que ya yahamagawe está sellada ndizera ko yashyizweho en el reino de ikimenyetso Dios. mu Yo bwami creo que bw'Imana el mecanismo ndizera está yuko allí. imikorere Están irimo esperando hariya la dinámica bo bategereje gusa que se dinamike la llevará umusaruro de la ari byo tierra bizabageza a la mu gloria gihugu en el rapto. cy'ubwiza La dinámica mu de esta izamurwa iglesia será el dinamike rellenamiento ni uko del iri Espíritu torero Santo. rizuzuzwa umwuka wera Ahí a la izquierda dibuja una piedra angular hariya de la ibumoso hashushanya ibuye risoza n'ibisekuru que hemos trabajado en twahoze una turimo pequeña dukora medida, muri kano mientras kanya la cabeza gatoya de piedra hagati aho mu viene gihe a ibuye unirse con el rishyiraho cuerpo, pero umusozero cuando la cabeza y el ryamanukaga ngo cuerpo se ryihuze unan, n'umubiri entonces n'igihimba todo el rero poder mu gihe del umutwe Espíritu wihuje Santo n'igihimba la noneho levantará nibwo imbaraga exactamente así. z'umwuka wera mu Hasta los mwuzuro wose muertos en Cristo zizaguka de muri ryo cientos de años se muri ubwo buryo levantarán en la abapfuye muri hermosura de Kristo su santidad, abapfuye mu myaka y magana habrá un bazazuka bari mu vuelo por los bwiza cielos. cyane bwo kwera Ahí nuko escribe nibwo abajo, bazaguruka bajya o sea, hejuru dibuja una estrella de David, a la hariya izquierda ashushanyaho abajo, inyenyeri ya en Dawidi esa ahagana esquina, munsi y ibumoso escribe muri iyo la nguni mecánica, yandika ngo imikorere abajo escribe mekanike nuko la munsi dinámica, yandikaho ngo ibikoresho iyo mikorere hacia una yerekeza piedra angular que agafureshi dibujó ahí, nk'ibihe y la risoza ciudad hacia aho abajo. yarishushanyije hariya nuko munsi hashushanya ibisekuru yandikaho ngo ibikoresho mikorere n'ukuzuzwa Y a la izquierda hacia arriba escribe nuko ibumoso ahagana la piedra hejuru angular. yandikaho ngo ibuye risoza y encima nuko escribe hejuru yandikaho mwumva uko varias yanditse escrituras. ni ibyanditswe byinshi bitandukanye yanditse hano Apocalipsis 11:3. ibyanditswe 11:3 Vamos a ver aquí reka turebe ahangaha 9, icyenda 19 del 11 al 19. cyangwa se icyenda kuri 11 uvuye kuza kuri 19 karindwi uvuye ku murongo wa kabiri ugakomeza 14 uhereye ku murongo wa mbere Y también escribe allí ndetse la aho resurrección anandika ngo y el umuzuko rapto. ndetse no kuzamurwa Ahora esas escrituras rero están ahí ibyo entre byanditswe medio, biri aho ngaho mo aho gati porque vean en kuko la mwitegereje 10:12 ku icumi cumi na kabiri hariya nanone harebana na kiriya cyanditswe cyane cyane kuri kino gika cy'icumi cumi n'icyenda ndetse n'icumi na cumi na kabiri muri kuri icumi cumi na kabiri twatubwira aratubwira ngo riteri yari we wazanye impinduramatwara wa mbere ugutsindishirizwa ni ukwasa wisirayeli mu kwezwa haza abapandekote hamwe n'umubatizo w'umwuka wera itorero ryagiye ryubakwa rihereye mu buto rizamuka ryinjira mu mbaraga zikidakuka zikirenga umwanzi ubwo yasaga nk'umugezi cyangwa se nk'umuriro hejuru y'umuriro yandikaho ngo nk'umugezi yandikaho ngo umwuka w'Imana azazamuka awurwanya noneho aho niho tuva mu mapanekote nuko ibumoso ahashushanya ibihe risoza ndetse n'ibisekuru n'igisekuru cya kabiri hariya yerekeza akarongo mu ibihe risoza hejuru y'icyo gikayandikaho ngo Imana izazamura ibendera irwanya umwanzi aho ngaho iburyo nababwiye bwa kiriya gika ahagana munsi kuri icyo gika handika ibyo byanditswe byahishe 11:3 ndetse na 19 uhere kuri 10 kuri 19 na karindwi ku murongo wa kabiri na 14 uhere ku murongo wa mbere ndetse ahangaha handiho yandikaho hejuru y'10-19 yandikaho ngo umuzuko ndetse n'izamurwa noneho reka tujye no ku rupapuro rw'113 mwumve hariya ku gika c'10:28 ngaho haratubwira njyewe nizera nta gushidikanya ko uyu mugeni watoranyijwe wahamagawe namara gushyirwa neza mu gitabo cy'ubugingo hazazaho ugufunguka kw'ijuru ari byo bizasuka umubatizo w'umwuka wera kuri uyu mugeni kugeza ku rwego ubwo azavanwa ku isi akajyanwa mu izamurwa Imana yarabisezeranije nuko hejuru yaho yandikaho ngo ukubatizwa n'umwuka wera bingana no guhabwa umwuzuro wose ndetse anandika ngo hazazaho ugufunguka kw'ijuru mu butumwa
bwitwa ngo imana yigaragariza mu bwabwirijwe na William Sosati ku itariki 25/12/92 hano muri Puerto Rico. Aravuga ngo marayika karindwi intumwa ku rupapuro rwa 439 mu Cyesipanyoli yaravuze ngo uyu marayika wari utandukanye n'abandi, yari atandukanye n'abandi bose, kandi uwo niwe ufite ikimenyetso cya karindwi. Reka tujyeho akanya gatoya muri kino cyanditswe kuri uyu mugabane uri mu gitabo cy'ibimenyetso ku rupapuro rwa 439, aho ngaho niho akomoza kuri ibyo n'ubundi avuga ngo kandi mwibuke yuko nababwiye ko umwe muri abo bamarayika adasanzwe yagaragaye atandukanye n'abandi. Yari mu rwunge rwarimo abamarayika batatu mu ruhande rumwe, abandi hejuru. Urebye ubaze uhereye ibumoso ugana iburyo, uwo yari ko ari marayika karindwi. Uwo yarabagiranaga cyane kuruta abandi bose, ndetse nababwiye ko yari afite igituza kigari, yagurukaga agana, ndetse nababwiye ko yanzamuye yanshyize hejuru, murabyibuka. Nuko rero dore nahari, uyu niwe wari ufite ikimenyetso cya karindwi. uwo niwe nakomeje kwibaza mu bitekerezo byanjye ubuzima bwanjye bwose. noneho ndagira mwumve hano muri kino gitabo cy'ibimenyetso, mu gitabo cy'ibimenyetso cy'umutuku, haraye handitseho ngo marayika wari ufite ikimenyetso cya karindwi bingana na marayika wa Yesu. Ndetse anandikaho ngo umwe muri abo marayika yari adasanzwe, aho yandikaho Mose na Eliya. Ndetse anandikaho ngo uwo niwe wari ufite ikimenyetso cya karindwi, aribyo bingana na Mose na Eliya, aribo bafite ukuza kwa kabiri k'umwami. Ndetse anandikaho ngaho ngo ese uwo mugabo azaba ari nde usohorezwamo ukuza kwa kabiri? Noneho ndagira mutega amatwi mwumve, uyu marayika wari utandukanye n'abandi. Uyu marayika ufite ikimenyetso cya karindwi ni marayika wo kuza kwa kabiri k'umwami, ufite kuza kwa kabiri k'umwami. Rero uwo marayika agomba kwambara umubiri. Mwumve hano mu gitabo cy'ubururu yanditsemo ngo uhereye iburengerazuba ugana iburasirazuba niho marayika aziye azanye n'ubutumwa bwe, ikimenyetso cya karindwi. Nuko rero hano mwene data William akomeje atubwira uwo marayika ufite ikimenyetso cya karindwi, uwo niwe marayika wari iburengerazuba mu rwunge rw'abamarayika areba iburasirazuba, ndetse azi ko kabone n'ubwo ari iburengerazuba bimusaba kujya iburasirazuba. Ni ukuvuga ngo we arabizi yuko agomba kujya iburasirazuba. Akomeje avuga ati uwo niwe marayika w'umwami Yesu Kristo, uwo niwe ku iherezo ry'ibihe uzaba uri iburengerazuba arimo asoza ibihembwe 7 cyangwa se ibisekuru 7 by'itoro ry'abanyamahanga. No kuvuga ngo ibyo byamaze kurangira, iyo dispensation y'ubuntu yamaze kurangira, dispensation y'ubuntu urugi rwayo rwamaze gufungwa. Nuko kandi azaba ari message wa dispensation, kandi ubutumwa bwe ni ubutumwa buzinjira no muri dispensation y'ubwami, utangiriye ku ntore zo hagati y'abanyamahanga na nyuma bukajya ku ntore zo mu bwoko bw'Abaheburayo. Ku rupapuro rwa 41 mu gitabo cy'imirongo, ku gika cya 690 aratubwira ati inzozi zamwe Data Jackson zijyanye na piramide mu buryo bw'umugabane mutoya. Yaravuze ati nararebye nitegereza urya mucyo wabaga utaraza nka mbere, nk'uko nka mbere ubwo bose bazamukaga arashanye ibisubizo n'ibisekuru. Ubwo bazamukaga narababwiye nti mwitegereze biriya, nuko bose baza kurebamo imbere. Ariko yaravuze ati ubwo bari bahanze amaso bareba, barebye kurebera
mu ijisho rya nk'uko umuntu yarebera mu mboni hano, nuko arambona, ndagenda yandikaho ngo Eliya. Nagiye ku ruhande, nuko nangira ntangira ngendera iburengerazuba aho izuba ryirengera, nuko nkazamuka igice kimwe, nzamuka igice kimwe, nzamuka igice kimwe, kugeza ubwo nagiye burundu ntibongera kumbona. Yandikaho ngo Tucson, Amerika Latina n'ibihugu bya Karayibe. Nuko bene data barahindukira nyuma y'akanya, baravuga bati ese ko azimira agiye he? Nuko aravuga ati umuntu agiye hariya. Bamwe bafashe inzira imwe, abandi bafata indi, ariko ni bakeya bagumye guhanga amaso aho nari nababwiye. Nuko iburyo ashanya inyenyeri ya Dawidi, yandika ngo ni benshi bakomeje guhanga amaso ibyo nababwiye. Yandika ngo tuzahurira ku kirwa, tuzabonera ku kirwa. Hariya munsi yanditse ngo ni bake basigaye bareba aho nababwiye ko bareba, ati tuzabonera ku kirwa. Hejuru yandika ngo Eliya yagiye iburengerazuba aharengera izuba. Ndagira ngo mwumve uburyo cyatubwira hariya yuko ari benshi basigaye bahanze amaso ibyo yababwiye. Nicyo gituma mu butumwa bwe n'indato William yagiye avuga ati murondore mu butumwa bwa Branham, kuko uko yabivuze, uko yabihanuye, uko yategurije ukukuza kwa kabiri k'umwami kuzagenda, ukuza kwa kabiri k'umwami, uko niko intore zizaba zimutegereje, ndetse niko zizaba zirimo zimwakira. Uko yabivuze ko ariko bizagenda, uko niko bizasohora. Mwumva uko mwene Data William akomeje avuga ati mwitegereje ibyo byose byashusho n'ingero bigaragaza harya muri cya gicu cyari kirimo abamarayika 8 cyafotowe. Harya hari ikintu gikomeye cyane byashushanyaga, aricyo kizaba kirimo kibera ku isi. Hano herekanye abamarayika 7 b'ibisekuru 7 byatambutse. Noneho mu ijuru aho hagaragaza ibintu bizakorerwa ku isi, ndetse tubona yuko ari abamarayika 7 ba message bazagarukana n'intore zo mu bisekuru byabo, aho babaye ba message ntumwa, bazagaruka mu muzuko w'abapfuye muri Kristo, bazagaruka muri kino gihe cya nyuma, kandi baziyunga kuri marayika intumwa, wa wundi wari utandukanye na marayika 7 intumwa. No, ndagira mu byumve aho uwo baziyungaho nibagaruka mu muzuko muri kino gihe cya nyuma. No kwa ngo bazajya kwiyunga kuri wa mu message ya ntumwa, wa mu marayika utandukanye n'abandi, wa wundi wari utandukanye na marayika 7 message. Uwo nguwo icyo gikoresho nicyo uwo marayika azaba arimo yigaragarizamo, niwe bazagaruka basanga. Bo nibo baza hano ku isi, bazaza mu nama ngari ikomeye cyane izaba ku iherezo ry'ibihe. Nicyo gituma marayika 7 intumwa yeretswe ibikorwa byinshi bikomeye cyane bizakorwa mu gihe cy'imperuka, aho ubwiza bw'Imana buzaba burimo bwigaragaza, ndetse aho niho inkingi y'umuriro izaba irimo yigaragaza, ikora n'ibindi bintu by'indengakamere bikomeye. Ndetse yarabivuze, narabwiwe nk'uko yabivuze ati inkingi y'umuriro nabonye ya indi yamerekezaga, nabonye imvaho ijya kundi muntu. Hano hari umugabane wo mu butumwa bwitwa ngo ugusohoka kwa gatatu. Muri buno butumwa ku rupapuro rwa 41 aragira ati atubwira hano, arimo atubwira mwene Data Branham muri uyu mugabane ku rupapuro rwa 41 aragira ati Petero ubwo yari mu nzu y'imbohe, inkingi y'umuriro yarinjiye ifungura amarembo, nuko iramufata iramusohora. Ibyo ni ukuri. None iyo nkingi y'umuriro yamuyoboye he? Mwibuke ko Mose atari we nkingi y'umuriro, ahubwo we yari umuyobozi usizwe n'irya nkingi y'umuriro. Inkingi y'umuriro gusa yagaragazaga ubutumwa bwayo ndetse n'ibimenyetso n'ibitangaza. Iyo nkingi y'umuriro niyo yabayoboye mu gihugu cy'isezerano, ndetse kandi niyo ubwayo izambara umubiri hagati muri bo umunsi umwe. Hariya yanditseho ngo yambaye umubiri wa kimuntu. Ibyo ni ukuri. Bo bakoze iki? Baramukobye, barajujura, ndetse kandi kugira ngo berekane ko amaraso y'umwana w'intama ariyo yari asanzwe.
inkingi y'umuriro iri hagati muri twe izatuyobora mu ngoma y'imyaka 1000, aho izagaruka muri bwa bwoko nyuma y'ingoma y'imyaka 1000. aho ngaho ni muri kwa gusohoka ubwo tuzabaho iteka ryose turi kumwe nawe. iteka azahora ari ijambo data, kandi iteka agaragaza ko ibyo ari ukuri. nuko iburyo bwaho yandikaho ngo umuyobozi usizwe n'inkingi y'umuriro. umuyobozi Nyiratu William akomeje atubwira aho arimo akomoza ku gitabo cy'imirongo, aragira ati Nyiratu William aravuga ati nuko byari bimeze cya gihe inkingi y'umuriro yari irimo ivugisha undi muntu, nuko we akavuga ati yewe nabonye ndetse nanumva hariya, ariko ibyo numviye hariya byose nzabijyana mu mva. Nyiratu William aravuga ati kuko yabwiwe ukugukora kwa gatatu abwirwa ko ntawe azakubwira, nk'uko yari yarabivuze mu bindi bihe byabanjije, abibwira abandi bahantu mu bindi bihe byabanjije bya gahunda y'Imana. Ku rupapuro rwa 12 aho aratubwira ku rupapuro ku murongo wa 97 mwumve umugabane uri aho ngaho kuri urwo rupapuro rwa 12 igika cya 97 n'igika kiri iburyo muri kimwe cya kabiri cy'urupapuro. aravuga ati nuko rero ndatangiye gusobanura neza ibijyanye na marayika w'umwami. uko ni mu gukura kwa mbere n'ukwa kabiri. njye naranezerewe cyane ku buryo natangiye kwigisha abaminisitiri uburyo bwo kuroba, nuko nkakurura urudodo rwose indobani yose nyikura mu mazi, hagaragara agafi gatoya kari kafashwe kuri iyo ndobani. ndatekereza ndavuga ati ese ni gute nabashije guhita ngurura uyu mugozi? marayika w'umwami arabwira ati wari uri ujya inyuma yanjye ku ruhande rw'iburyo, nuko urebe ibyo ndeba umujyi umwe. nuko mbona umugabo ufite nk'ibiro 100, umugabo wari wambaye imyambaro miremire yera ndetse yakuyemo inkweto, umusatsi wirabura. mwibuke ko marayika ni umubiri wo mu kindi kirere mu yindi dimensiyo. nuko andeba mu maso umujyi umwe, andeba amanzi amaso ari iburyo, yandikaho ngo marayika upima ibiro 100. mu yindi nteruro hariya hejuru aravuga ati umusatsi wirabura. iyindi nteruro nayo iri hejuru aravuga ati ibara uruhu rw'ingano bingana n'umwelayo. amuhanga amaso mu maso arambwira ati ibyo nakubwiye ko udakora n'ibyo wakoze. ndatekereza ati iyi niyo mperuka yanjye n'uyu mwanya. ndavuga ati icyo nakubwiye bwa mbere ngo ntukivuge, ndakubwira ngo ubiceceke ntubivuge. ibyerekeranye n'ibyo ni kwa kundi bashyiraga amaboko ku yawe. gukura kwa kabiri ni cya gihe nakubwiye yuko ujye ubiceceka, ibyo nzakubwira ntukahite ubivuga. nuko hariya ubwo njye arahashyira mu ruziga, ubwo nabonaga amayerekwa ndetse nkamenya n'amabanga y'imitima y'abantu. nuko ubwo nakubwiraga ngo ukore, wakoze neza ibyo nakubwiye ko ugomba gukora, ariko nkubwira ko ugomba guceceka ibi bintu. ariko urazamuka uhagarara ku gicaniro utangira kubikora ku karubanda. ibyerekeye n'izi mpano z'Imana reba icyo byateye abantu benshi bigana b'abanyamubiri. hejuru y'aho ngaho kuri icyo gika, hejuru kuri iyo nteruro yandikaho ngo marayika niwe watangaga cyangwa se wamuhaga amayerekwa kugira ngo amenye amabanga yari mu mitima y'abantu. noneho ndagira ngo mwumve ku rupapuro rwa 4 aha. aho naho arondora uyu mugabane, aho atubwiye yuko yabujijwe kuvuga. muri kuri 4 ku murongo wa 36 ati we yaravuze ati wakoze neza ibyo nakubwiye ko utagomba gukora. uhagarara ku gicaniro ugerageza gusobanura ubwira abantu ibintu byose nakubwiye ko wigumanira ukabigumana wowe wenyine. dore icyo byazanye, dore icyo byateye. reba ubwiganyi bw'abanyamubiri bwahabonetse
mwumva numvisha abantu bavuga bati mwene Branham umwami yampaye ubukozi byashoboka yuko nawe warotse byinshi cyane kuri we ariko nta gushidikanya ntabwo ari uko biri mu gihe ngiye nkiri hano ku isi ntabwo bizigera biba rero murumva ko ubwo bukozi bushya bwagomba gukoreshwa n'umwuka wera muri cya gihe Reverend William Branham yagombaga kuba adahari muri ya minsi ubwo mwene Branham yari ku isi ntabwo habaga hari akabaho kwigaragaza kwa wa mumarayika wari utandukanye n'abandi uwo nguwo niwe ugusohozwa ko gukura kwa gatatu niwe ijambo rivuga bikaba ndetse kandi ariryo rikubiye mu guhinda kurindwi kw'inkuba ukwizera ko kuzamurwa yarambwiye kuva no kwitangira ati ntibizabaho mu gihe nzaba nkiriho rero mwumve uko yambwiye numvishije abantu bavuga ibyo ngibyo ndabizi ko ibyo ari bibi ariko ntabwo nshaka kubibabwira ntyo muri ubwo buryo hariya iburyo yandikaho ngo mu gihe nkiri ku isi ntibishoboka nuko hejuru yandikaho ngo iyerekwa ry'ihema ugukura kwa kabiri ibihembwe bibiri mu iyerekwa ry'ihema ugukura kubiri ndetse anandikaho ngo ntugire icyo uvuga nakubwiye ko ubyigumanira wowe ubwawe ntugire undi ubibwira cyangwa se ubibwiriza mwumve uko atubwira mwene data William akomeza atubwira ati rero mu kumenyekanisha ibihe gukura kwa biri kwabanjije byazanye ibibazo ndetse umurimo w'Imana wahuye n'ibisitaza byinshi yaravuze ati nzahurira nawe hariya kandi ntuzagire ubibwira ibyerekeye no gukura kwa gatatu ntuzagire ubwira ibyo wabonye n'ibyo wumvishije ndetse yaranabwiwe ati wibuke rya zina wahora gushakisha ubwo wabonaga iyerekwa ubwo wamenyaga ibyerekeye n'ibi uribuka izina wahora gushakisha ibyo bintu byose rero birahurirana bigahuza kuko izina ry'iteka ry'Imana rizaba riri hariya ni iki gituma izina ry'iteka ry'Imana rizaba riri hariya nuko muri kiriya gikoresho niho hazaba hari izina ry'iteka ry'Imana muri uko kwigaragaza kw'amarayika wari utandukanye n'abandi kuko aje afite izina rishya rero akomeje atubwira ati rero we azaba arimo akora umurimo ukomeye cyane kandi umurimo w'ingenzi kubw'abana b'Imana bose utangire ku mfura z'Imana nyuma ndetse bigakomeza no ku bwoko bw'Aburayo abandi bana b'Imana nanone dusanga yuko mu nzozi n'amayerekwa Imana yamuhaye hagaragarira umurimo wayo ndetse hariho bishushanyirizwa uburyo ki hano hari umugabane mu gitabo cy'imirongo ahatubwira ngo yanditseho ngo mwene data Branham muri we hagaragariyemo ku rupapuro rwa 25 aha ni hamwe yaronduraga ibyerekeye n'iyerekwa ry'ihema kuri 211 umurongo ni umugabane uri hano reka dusome duhere ku itangiriro kugira ngo tugere kuri uriya mugabane yabisomye narabwiwe mu bihe byabanjije nari nimwerekwa umwami yampaye mu myaka yashize wenda ni mu myaka ishize bucyanga mfite inyandiko mu rugo yerekeranye n'impinduka z'ubukozi bwanjye ndetse hari mu gihe ubwo hari iyerekwa rinini cyane ihema rinini cyane cyari ikintu kigari cyane gikomeye cyane ndetse yari amaze kuvuga benshi bari kuri altari basa nk'abarira amaboko yabo azamuye mu kirere mu ijwi rituze ryorohereye none ndagira ngo mwumve ibyo nibyo bimwe mu bintu mu minota mike ishize twasomye ku mugabane amwe William atubwira yuko tuzagenda tubona hagaragara urumva kubwirizwa k'ubutumwa guhamagarwa kw'abantu ku birenge gusengera abarwayi urumva uburyo cy'ibyo byose bizagenda bisohora uko ibyo bizagenda bikorwa muri uko gusohora kw'ikimenyetso cya 7
umugabo mwiza cyane uvuga mu ijwi rituje agara ku gicaniro aravuga ati reka tuba dutera imirongo yo gusengerwa mu gihe Branham cyitegura ahari yandikaho ngo ashushanya Eliya. urumva kuko aho ni Branham wari urimo ushushanyirizwamo ibyo ngibyo. none ku rupapuro rwa 77 reka bariho turebe mu gitabo cy'imirongo párrafo 668 kuri 338 kuri uwo murongo aratubwira umunsi wabanjirije ejo hashize mu gitondo nagiye mwirekwa nibwira yuko ari jye muntu wanezerewe cyane muri ibyo mwanya nari mpagaze mu zuba. Sol yari arimo abwiriza ubutumwa mu iteraniro rigari cyane rinini cyane bikomeye. hariya iburyo ahashushanya ibuye risoza ndeko mu ibuye risoza ashyiramo imico myinshi cyane ihakikije no kuyandikamo izuba hejuru. ibumoso yandikaho ibyahejuru 14 uhere kuri 6 kugeza ku 9 ndetse na 19 uhere kuri 11 kugeza kuri 21. ibyo ni wa wundi ujuhetswe n'ifarashi yera yo mu byahishuwe igice cya 19. ngiye gusa nifuzaga kubona niba yashyirwa ahantu kuri kaseti. we yaricaye ahantu mu gashyamba nuko imico y'izuba ikagenda imurika hafi yaho nuko agenda afata ku ijambo avuga ati ni jyewe ndabizi ko nkuko buri gihe bigenda biba birebire ndabwiriza bigatinda bikamara igihe. nabwirije igihe kirekire kugeza ubwo iryo teraniro ryagize inzara yo kurya ibyo kurya bifatika. hano ku rupapuro rwa 77 yanditseho hejuru abwiriza mu izuba Eliya. nuko munsi hariya y'urwo rupapuro rwa 77 yandikaho ngo muri Eliya 4 niho hagaragariye hashushanyirijwe Eliya wa 5 ndetse na Mose wa 2 na Yesu wa 3. Mose wa 3 na Yesu wa 3. aho kuri icyo gikakomeje atubwira nyuma icyo gikamwaza kugisoma muri mu ngo zanyu mutuje. aho twamaze kwasoma mwene tuwiriya mukomeje atubwira kubw'iyo mpamvu rero tubona ko Imana yagiye igaragaza mu nshuro zitandukanye mu nzu zitandukanye n'amayiriko atandukanye yagiye ahabwa abahanuzi b'Imana. none ndegera mwumve aho ngaho kuri urwo rupapuro rwa 78 agana hejuru kuko akomeza asoma akomeza. reka dusomeho gatoya kuri urwo rupapuro kuri icyo gika. muri bo barananirwa nuko bahaguruka bajya hanze gushaka icyo kurya batangira kujya hanze. oya hari imisozi ibiri mfite nifuza guhuriza hamwe. njye nifuzaga guhuza ubutumwa bwanjye umwami yari yamaze kumpa. umubwiriza ubutumwa wari wese arabizi mu by'ukuri iyo uzi ko ari Imana yaguhaye ikintu wowe mu gihe mu by'ukuri uzi ko ari ikintu Imana yaguhaye wowe uba wumva kirimo kigutwika kugira ngo ubashe kukibwira abo bantu. nuko ibumoso yandika ngo kirimo kigutwika ashanye inyenyeri ya Dawidi. nuko hejuru y'urwo rupapuro yandika ngo Eliya wa 4 agatire umusozo wa mbere ku mugoroba Eliya wa 5 umusozo wa 2 ku mugoroba nijoro. miren en la página 123 no muri ku rupapuro rw'123 mu gitabo cy'imirongo párrafo 1099 ku rupapuro rw'19 aragira ati yari Elohim Uwiteka ariko muri we harimo ibitekerezo yifuzaga gukora ibi bisabwa. yakoze ikirero nibwo yavugaga ijambo nuko iryo jambo riragaragazwa. ku ijana na 23 agana munsi hariya yanditseho kuri icyo gika yandikaho ngo hagomba kubaho ikintu kibisimboliza kibishushanya. nuko hejuru yandikaho ngo Elohim Imana yifuzaga kwambara umubiri wa kimuntu. ku rupapuro rw'124 n'icyo gika gikomereza aravuga ati iyo niyo icyo nicyo gishushanyo cyuzuye cy'itangiriro ndetse n'ibyahishuwe nta kosa na rimwe ririmo.
aho ngaho byabayemo kugira ngo babashe kugaragazwa kwa cya gitekerezo. Hariya yandikaho ngo ijambo rivuga bikaba rikagaragazwa. Azaba ari Elohimu urimo wigaragaza mu ngoma y'imyaka 1000. Akomeje atubwira nta na kimwe cy'ikosa cyari gihari. Ni Elohimu wigaragaza kugira ngo abashe gukorwaho na sansi za kimuntu. No mu ngoma y'imyaka 1000 rero aho ni Elohimu wicaye ku ntebe ndetse akikijwe n'abantu be, wa wundi wateganyijwe kera, ndetse kandi hakabaho kampanye ziba zisona mu buryo butandukanye. Abacuranga ibicurangisho bitandukanye byose bikagenda bicuranga mu buryo butandukanye. Ubwo nibwo buryo Imana yabikozemo. Yo yahuje kino na kiriya kugeza ubwo igize mu by'ukuri icyo yifuzaga. Ku ruhande ibumoso yandikaho ngo kampani cyangwa ibiterane ndetse n'ibikoresho bikoreshwamo. Reka tujye ku rupapuro rw'ijana 28 aho ngaho niho tubwira kuri 13:21 kuri icyo gika aravuga ati mwebwe mugomba gukora ikintu gitanga igishoro n'ingero. Umuntu umwe yanazwe mu mazi aravuga ati uko niko umwami avuga ko habaho amazi aryoshye. Undi Yesu yatoranyije amazi, nuko Yesu aza asanga uwo ari hanze yayo. Agomba kuba hari ikintu kibishushanya. Ibyo nibyo byatumye azamuka mu kirere akongera akamanuka aho ibyo bishushanya kandi kagiye hakurya y'urutare, hakurya y'umusozi aho izuba rirengera. Nuko aravuga ati agomba kubaho ikintu gishushanya. Muri buno butumwa bundi ukumenwa kw'ikimenyetso cya 7 twabwijwe na Dr. William Santiago tariki 28 z'ukwa 4 9 Kaye Porto karagira ati nicyo gituma twebwe ku iherezo ry'ibihe kabone nubwo tutagize ihirwe ryo kwakira umwe muri ba marayika 7 ba mesaje 7 arimo akora mu rurimi rwacu mu butumwa bwacu mu bisekuru by'itorero. Nta gushidikanya ku iherezo ry'ibihe intore z'Imana zifite isezerano rikomeye kuruta n'amasezerano yose, isezerano ry'umuzuko ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo mu ntara y'umuryango wa Yuda nk'umwami w'abami, umutware utwara abatware. Mu kugaragazwa kw'ikimenyetso cya 7 mu bwishobo w'ikimenyetso cya 7 twebwe dufite umugisha ukomeye cyane wo kwakira uwo marayika wari ukomeye ndetse atandukanye na marayika wa 7. Kandi twe tubayeho muri muri ka gace ahagaragarizwa ikimenyetso cya 7, aho ikimenyetso cya 7 gishurwa kigasohora muri rwa rurimi ruzaba ruvugwa n'ikimenyetso cya 7. Urwo ni rwo rurimo uguhinda 7 kw'inkuba kuzavugira amajwi yako. Urwo ni rwo rurimi uguhinda 7 kw'inkuba kuzavugiramo. Ako niko gace gasohoreramo ikimenyetso cya 7 ku rupapuro rwa 74 igika cya 336 aratubwira umwe muri iyi minsi Imana nibishaka, Imana nibinyemerera, mwebwe muzanyemerere dusubire inyuma. No gusubira inyuma harakukirwa nuko tukagira ihema tukamaramo ibyumweru 5 cyangwa se 4 tukagira igihe kirekire pe cyo kwigiramo. Hari yandikaho ngo ikirwa cy'insinzi, kuko nimwibuke yuko aho ngaho ariho we yabonye yuko hazaba harimo hakorerwa ugusohozwa ko gukura kwa 3, ndetse kandi ko bizaba ari insinzi ikomeye mu rukundo rwa Kimana. Ni ukuvuga ngo azaba ari insinzi ikomeye mu rukundo rwa Kimana igenewe itorero umugeni. Rero ndagira umwumve hano akomeje atubwira. Reka turebe hano aho tubwira kuri uyu mugabane de el cuartito y habla del amor divino. Atubwira ku rukundo rwa Kimana n'akazu gato k'imbaho mu mirongo urupapuro rw'ijana 2 igika cya 880. Aho ngaho niho hari atubwira kandi bizamenyeshwa itorero rya none.
hejuru yandika ngo itorero rya none ndetse n'iriri mu nzira rigiye kuzaza. Itorero rya none ahashushanyaho igisekuru cya karindwi, itorero ry'ahazaza ahashushanyaho ibuye risoza agana ibumoso. Imana iramutse isunitse umuntu mu itiyo ntanyeganyege, aho ngaho haba hatari ukwizera kuri konekite nawe, hagomba kuba hari ikintu kimusunika ndetse akagera kuri bwa bukozi, aho nta muntu uvuga ijambo riburwanya, ariko uhereye bugakomeza. Munyebere mbanze babwire mu izina ry'umwami, hari iburyo yandika ngo hamwe n'izina ry'umwami. Mbere yo kubyumva, kuko ngomba kugenda kubwo kwizera, ngomba kubikora kubwo kwizera, kandi nubwo nakwibwira yuko ndi mukuri cyangwa ntari mukuri, njyewe naturanye ibyiza nuko nyuma nkabikora. Ndetse kandi ntabwo ari ikintu kidakwiriye, ntegereje ko hari ikintu gikomeye kigiye kuzabaho, intsinzi ikomeye mu rukundo rwa Kimana. Iyo ni inshinga mbere yuko itondagurwa. Urwo ni urukundo ndetse n'Imana. Hakenerwa urukundo rwa Kimana rugusohora nuko rukagushyira mu cyuho hagati yawe n'abantu, nuko mo imbere aho yandikaho ngo urukundo, nuko hejuru yandikaho ngo intsinzi mu rukundo rwa Kimana. Ku rupapuro rwa 54 aho naho haratubwira igika cya 464 ahí abajo dice aramutse aravuga ngo kuri icyo gika, ibi ni ibintu bikomeye cyane bigiye kuzaba, ari byo bizatanga intsinzi ikomeye cyane mu rukundo rwa Kimana. Sinzi icyo nababwira kuri ibyo ngibyo, ibyo bigiye kuzabaho. Wenda ni muri rya hema ritoya yandikaho ngo 12:20, nukashanya ibuye risoze yandikaho ngo urukundo hari iburyo. Wenda ni mu ihema ritoya umwe muri no minsi bizamenyekanishwa, yandika ngo mu ihema ritoya intsinzi ikomeye mu rukundo rwa Kimana. Hejuru yandika ngo inzira y'Imana, ndetse anandika ngo ihema ritoya bingana n'urukundo rwa Kimana. Ibyo byose murebeye bibera ku kirwa. Noneho ndagira mwumve uko mwiratubira mukomeje atubwira. Nuko rero abantu bazabasha kumva ubwiru bukomeye cyane buhishwe mu kimenyetso cya karindwi, bazabasha kumva burya ubwiru bukomeye burimo bugaragazwa. Nibavuga ngo buzumvwa, uwo ni umugabane w'ibyo twasomye dutangira, aha tubwira yuko tuzabona hagaragara ibyo mu ihema rya Karpa Cathedral, tuzabona hagaragara ukubwirizwa k'ubutumwa. Ni ukuvuga ngo rero ni iki gikubiye muri uko kubwirizwa k'ubutumwa? Aho ngaho mu bundi butumwa aravuga ati tuzabasha kumva ububwire bukomeye cyane buhishwe mu kimenyetso cya karindwi. Urumva tuzabasha kumva ubwo bubwire bukomeye cyane bugaragazwa, busorera hagati y'ibiremwa abantu, kugira ngo habeho gusohora kw'amasezerano yose y'Imana agendanye n'imperuka y'ibihe. Kandi ayo ngayo niyo akubiyemo impanda ya nyuma, cyangwa se ijwi rirenga ry'impanda, cyangwa se gukusanyirizwa hamwe kw'intore, umuzuko w'abera muri Kristo basinziriwe by'igihe cyatambutse, ndetse no guhindurwa kwacu, ndetse no ku rupapuro rw'121 mu gitabo cy'imirongo igika c10:73 aho ngaho haratubwira we aratangaje kuri njyewe ntabwo muzi, ariko nikiri ibiganza byanjye kuri we nkavuga ni mushiki wanjye uraza gukira. wowe kwizera ibi ngibi ibyo ni byiza, ariko we naza kuri wowe ugatekereza yuko ibyo ngibyo ari ibya kiriya gihe mu minsi ya Pentekote, ukavuga ko tubaye mu gihe kiri imbere y'icyo gihe. Twebwe turi muri cya gihe kirenze icyo gihe cya Pentekote, twebwe turi bugufi bwo kuza k'umwami, ahubwo ubukozi bwa Yesu, ahubwo ubukozi bwa Yesu Kristo bwakoreye neza agomba kuba ari ibuye rikomeza imfuruka, kandi piramide igomba kuba irimo buri buye rishyizwe ku rindi neza kugira ngo rikwiremo neza, kandi itorero rigomba kugera muri iyo mibereho kugira ngo ryakire ibuye fatizo. nuko noneho hakabona gukorwa umuzuko, ubwo imibiri y'abapfuye izazurwa. Ku ruhande yandikaho ngo umuzuko, nuko ku ruhande rw'ibumoso yandikaho ngo ibuye risoza, ashanya ibuye risoza, ndetse anandikaho ku yindi ntero ngo ukuza kwe ndetse n'umuzuko.
a la derecha también nuko iburyo yandika aho ngaho nanone ngo cyangwa se ashushanyaho ibisoza n'ibisekuru. Ibisoza n'ibisekuru yandikaho ngo ubukozi Yesu Kristo yakoresheje bugomba kuba ari ubukozi bwisumbuyeho. Urumva turi bugufi bwo kuza k'umwami, hari hava akarongo kagana mu ibisoza aho yari ishushanyije, nuko ndetse avuga piramide naho avana agafureshi kerekeza ku ibuye risoza. No mu nyigisho hari aho twashyize uwo murongo aho yanditse ku ruhande rw'uwo mugabane ngo ijambo shinga wambaye umubiri wa kimuntu aragarutse. Ijambo shinga wambaye umubiri wa kimuntu aragarutse. Ni ukuvuga ngo ijambo shinga wambaye umubiri aragarutse, niko yanditse hariya kuri uriya murongo w'10:23 muri ziriya nyigisho za Bibiliya aho twashyize uwo murongo. Mwene Data mukomeje atubwira ati ibyo bintu byose byashwe mu kimenyetso cya karindwi, ibi byose byagombaga guhishurwa ku iherezo ry'ibihe. Nicyo gituma guhinda kurindwi ko mu byacu 10 gutanga kwizera ko kuzamurwa ku ntore, uguhishurirwa ko guhindurwa, uguhishurirwa ko kuzamurwa kuri babandi bagiye mu bihe byatambutse bazabwa kwizera kubasha kuzuka, kubera yuko abapfuye muri Kristo bose bazumva ijwi ry'umwana w'umuntu kandi bazazuka. Yanditseho hariya kuri uwo mugabane w'icyanditswe ngo mu mubiri wa kimuntu. Ni ukuvuga ngo umubiri wa kimuntu aravuga ijambo uwo mubiri wa kimuntu, akavuga abwira abari muri dimansiyo ya gatandatu aribo bazumva bazamwumva nuko bazazuka. Bazumva ijwi ry'umwana w'Imana ku iherezo ry'ibihe, bazumva ijwi ryo guhinda kurindwi kw'ibikoko byacu 10, bazumva impanda ya nyuma cyangwa se ijwi rikomeye ry'Imana, bazumva ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ntabwo Imana ishobora guhishura na kimwe itabanje kubishura mu butumwa, kandi ibyo iteganyije byose guhishura abana bayo ibihishurira mu butumwa bwa nyuma, aribwo butumwa bwiza bw'ubwami, aribwo bushushanywa n'Imana ya nyuma cyangwa se ijwi rikomeye ry'Imana, bushushanywa ndetse buhagarariwe no guhinda kurindwi ko mu byahishuwe 10. Iryo ni ryo jwi ry'umwana w'Imana, ijwi ry'umwana w'umuntu. Iryo ni ryo jwi ry'umwami rizanyeganyeza atari isi gusa ahubwo n'amajuru. Kandi ibyo ni byo dusanga ari mu byanditswe mu Baheburayo igice cya 2 hariya. Reka dusome uwo mugorongo mu gitabo cy'Abaheburayo igice 12 cya 2:12. Verso 25 en adelante umurongo wa 25 rero gakomeza, mwirinde mutanga kumva iyivuga ubwo babandi batakize kuko banze kumva iyo buriri mu isi. Nkanswe twebwe niba dutera umugongo iyo tuburiri mu ijuru. Ijwi ryayo ryateye isi gishyitsi icyo gihe, ariko none ubu irasezeranije iti hasigaye rimwe ngati igishyitsi, ariko si yo yonyine ahubwo n'ijuru naryo. Iryo jambo ngo hasigaye rimwe risobanurwa ngo gukuraho ibinyeganyezwa, kuko ari ibyaremwe kugira ngo ibitabasha kunyeganyezwa bihoreho. Nicyo gituma ubwo twakira ubwami butabasha kunyeganyezwa, dukwiriye gukomeza ubuntu bw'Imana kugira ngo tubone uko dukorera Imana nk'uko ishaka, tuyubaha tuyitinya, kuko Imana yacu ari umuriro ukongora. Rero murumva muri buno butumwa munsi gatoya akomeje atubwira muri utuntu tw'urimo dusoma bati ibintu byose birimo biganisha kuri rya sezerano. Nanjye nuko namwe mwavuga ati natwe nuko. Ibyo byose biri munsi y'ikimenyetso cya karindwi. Nuko rero marayika araguruka agana ku wundi muntu ahandi hantu mu rundi rusengero, ndetse marayika karindwi yarabwiwe ati tuzahurira hariya. Ibyo bizigomba kuzasohora mu migabane 2 vuba aha. Ninde warimo amubwira ko bazahurira hariya? Urumva, ni ubukozi bwa Eliya yabwiraga ko bazahurira hariya, kandi ubukozi bwa Eliya buzaburi hariya. Ntabwo azaba ari mu kwigerageza kwa 4, ahubwo azaba ari mu kwigerageza kwa 5 kwe. Kandi nihagaruka intore
nihe mwibwira ko zizagarukira? Urumva ni intore zo muri dimansiyo ya gatandatu. Nihe mwibwira ko zizashyikira n'ahari inkingi y'umuriro, n'ahari Yesu Kristo arimo yishura muri kuno gukura kwa gatatu? Murumva ni hehe bazashyikira ba bandi bagiye kuzazuka? N'ahazaba hari inkingi y'umuriro, n'ahazaba hari irya nkingi y'umuriro muri kiriya gikoresho, aho we yihishe anishurira muri uko gukura kwa gatatu. None mwumve inyandiko iri aha, hariya we yatwandikiye ngo imitingito mu buryo bw'uruhererekane izaba irimo ibaho, kandi azaba ari igihe cy'uruyobe rwinshi mu mahanga yose, igihe cy'umuzuko, haba ku bizera muri Kristo, abagize itorero rye, ndetse ibyo bizanaba hazabaho no guhindurwa kw'abariho ari bazima, nuko nyuma tuzamara hagati y'iminsi 30 na 40 hano ku isi. Yandikaho ngo mu ihema, kubera yuko mu ihema ho niho hazabera kure kwigaragaza kw'inkingi y'umuriro, ndetse muri kino gihe cya nyuma niho irimo ikora uwo murimo urebana, uri ikorera hagati muri icyo gikoresho, hagati y'itoro umugeni. None ni hehe bazashyikira? N'ahari inkingi y'umuriro, ahari icyo gikoresho, aho niho hari inkingi y'umuriro. 30-40 días en la tierra, iminsi 30 hagati ya 30 na 40 ku isi. Hejuru yandikaho mu ihema, nuko nyuma nibwo hazazamurwa ry'itoro umugeni hamwe na Kristo. Ibyo byanditswe. None murebe ku rupapuro rwa 52 mu gitabo cy'imirongo, ku murongo wa 449 aragira ati: Data, iri tsinda ritoya ndifuza ko nazaba ndi kumwe naryo kuri wa munsi ukomeye w'izamurwa ashushanya ibuye risoza hejuru, ubwo twebwe tuzaba duteraniye hamwe ashushanya irindi buye risoza iburyo. Nkababona barimo baza baturuka amahanga n'amahanga bateranira hamwe. Ninde ufite ubwo bukozi bwo kubakusanyiriza hamwe? Ni umwami uri gukora ibyo binyura mu bukozi bwa Mose na Eliya, arimo akora umurimo w'isarura, ari uwo murimo wo kurekarama, ari wo Umwuka Wera arimo akorera muri buriya bukozi kugira ngo abashe gukora uriya murimo wo kurekarama. Kandi iryo zina rigomba kuba rifite aho rihuriye n'uyu murimo urimo ukorwa. Twebwe abariho abakomeje kubaho ntituzabanziriza bariya basinziriye. Imana izavuga, nuko abapfuye bazabanza bazuke, natwe duhure nabo tubasanganire, nuko tuzamurwane nabo kujya gusanganira umwami mu kirere. Nuko ariya munsi yandika ngo tuzabonanira ku kirwa, hejuru yandika ngo impanda ndetse n'umuzuko ndetse no kuzamurwa, yandika ngo izamurwa. Tubira mukomeje tubwira hano, atukubwiye mpamvu tube turi maso ku bwakiriye gihembwe cy'ubwiza, aricyo kizaba ari umugisha kuri Puerto Rico n'ibirwa bya Caribe na Amerika Latini yose, ndetse no ku bwoko bw'Aburayi, kuko aho niho hazasorera bya bindi bo bazabona bakabona aje kwitira umugeni w'abanyamahanga, bavuge bati: ariko uyu kari twebwe twari dutegereje, uyu kari twebwe twari dutegereje. Aribyo dusanga ku rupapuro rwa 22 kuri icyo gika cy'176, aho ngaho niho batubwira. Uwo mugabane aravuga ati: aha hari babahamya babiri, nibatangira kubabaza isi mu kubwiriza ubutumwa bwabo, bakongera gukusanyiriza Abayahudi hamwe, hazaza kwihana kwabo. Iyindi nshuro bazizera babonye Yesu Kristo aje ku mugeni we, bazavuga bati: mwe maso, dore iyi niyo Mana twari dutegereje, dore uyu ni we. Ariko ntabwo aje kuri bo, ahubwo aje ku mugeni we.
Y más abajo ahí mismo munsi dice aho hamwe haravuga la ngo misma cosa, esos judíos van a tener el gran ibyo tiempo ni de byo batalla aba desde bayahudi la bazagera muri cya venida gihe ahora cy'urugamba de la rukomeye cyane mu kuza persecución, corriéndolos otra gutotezwa vez a la patria natal. Los batotezwa lleva a ellos bundi como bushya un gusubira montón mu de gihugu ovejas cy'iwabo otra vez al monte bazaba Carmelo nk'intama allá. zakubitiwe hariya ku Cuando el musozi Señor karumeli Jesucristo bundi venga bushya por su novia ubwo yesu kirisito y ellos azaza lo ku vean mugeni a we él, bakamubona ellos dirán, bazavuga bati ese es el que hemos uyu niwe esperado. twebwe twari Allí está dutegereje él. Él dore se aho levantará ni hari con sanidad aho ni en sus hazazana agakiza mu mababa ye. Arriba escribe los judíos hejuru yandikaho ngo abayahudi ven a Cristo babonye kristo viniendo aje por la novia. ku mugeni we Moisés y Elías y mose sus na eliya predicaciones ndetse no kubwirizwa atormentan. k'ubutumwa bwabo bababaza isi rero mwumva ko azazana agakiza mu mababa ye. Ahí él escribe aho ngaho encima, hejuru niho yanditse ngo página 12, ku rupapuro párrafo rwa 12 ku murongo 97. wa 96 ¿Qué dice esa página? kuri urwo rupapuro hatubwira ngo Ahí iki está el cumplimiento aho hari de la visión de la ugusora carta. kw'iyerekwa ry'ihema Ven donde es que aho ellos ngaho niho bo lo van a ver. bazamubonera Van a ver ese bazabonera ministerio buriya bukozi bwa mesiya el ministerio de la ubukozi bwo segunda kuza venida kwa del kabiri Señor, k'umwami llevando a cabo esos burimo milagros bukora y maravillas, uriya murimo en donde w'ibitangaza ellos lo van a n'ibimenyetso aho reconocer. niho bazamumenyera Y también ndetse en la página no ku rupapuro rwa 41 párrafo igika cya 334 ahí nos habla, aho ngaho hatubwira dice, avuga ati Oh, José, hose cuando vio el chico Benjamín yosefu parado allí, ubwo haje ese es su benyamini hermano wa menor, musore él mutoya vio al chico ahagaze Benjamín. hariya yari umuvandimwe Ahí a la mutoya derecha escribe José. yabonye Ahora benyamini tan mutoya joven w'umusore situado allí. Las nuko tribus de la yandikaho tierra, ngo o los yosefu judíos, retornan harya allí niho donde imiryango habrá y'isi 144,000 abayahudi de ellos parados yongera allí para kugaruka hari recibir a 144 Cristo bahagaze cuando hariya kugira ngo bakire ellos kristo dirán, aje "He kuri bo aquí, bo bazavuga bati dore este es nguyu nuestro Dios, iyi en niyo mana quien hemos yacu uyu niwe esperado." twe twari Entonces dutegereje verán sus heridas. ubwo nibo bazabona ¿De dónde vinieron bya estas? bikomere bye Él dirá en la casa de bazabaza Benjamín, bati biba bikuye he ati mu rugo llorarán, rw'inshuti y zanyu lamentarán. bazarira Y cada bazaboroga familia, sus tribus buri de muryango David y Neftalí, y se wa separarán dawidi todos, nefutali cada bose familia, y bazatandukanya umuryango lamentarán ku muryango ellos cuando lo vean de baboroge pie en el aire. bamubonye El que ahagaze traspasar hari imbere yabo uwo bacumise el izquierdo dibuja una piedra nuko angulera helada. ashushanyaho Y arriba, ibisoza n'ibisekuru él escribe, hejuru los yandikaho ngo judíos abayahudi verán a Cristo venir bazabona kristo y dirán, aje maze bavuge bati "Este uyu es niwe nuestro Dios." mana yacu. Y sigue diciendo aquí hano hakomeje hatubwira nuestro hermano mwene William, William niwe ukomeje atubwira ariko intore zo hagati y'abanyamahanga zizavuga ziti esto era también lo que nosotros natwe estábamos ibi nibyo esperando. twari dutegereje Y nos llegó directamente del cielo una bendición celestial nuko que rero nos ha llegado. tugeze Y la umujyi umwe compartiremos con los demás seres hejuru humanos duri que deseen mu mugisha esta wo mu ijuru bendición. dore Y turimo como los dusangira hebreos, ibingibi los hamwe n'ibindi judíos, biremwa abantu le bifuza trajeron el umugisha mensaje a los abayeburayo gentiles, el evangelio de la nk'uko bazanye gracia, ubutumwa el ku banyamahanga evangelio ubutumwa del bwiza reino de los bw'ubuntu cielos, ubutumwa cuando Pedro bw'ubwami lo bwo trajo mu a los ijuru gentiles en la casa ubwo de petero Cornelio, yabuzanaga mu y rugo Pablo rwa luego koroneliyo extendió por todo nyuma los pawulo gentiles, akabukwirakwiza así como Pedro y abanyamahanga Pablo, bose ahí niko no está petero na citando, pawulo era hari harimo la página akomoza 30, ku rupapuro así como rwo los mu by'ibisa ku gentiles lo rupapuro rwa llevarán de 30 regreso a los judíos, kuko abayahudi bazanye ubutumwa así los gentiles lo llevarán de regreso babuzana a los judíos. mu banyamahanga niko n'abayahudi bazabusubiza ku banyamahanga ¿Quién le lleva el niko mensaje a los judíos? Apocalipsis uko abayahudi bazanye los dos ubutumwa ku libros, banyamahanga niko abanyamahanga el bazasubiza ku ministerio de bayahudi Moisés y de Elías. abo Esa ibyo porción ni ibyashize de 11 n'imyerari página ubukozi bwa 30, mose na eliya está uwo mugore uri esa mu gitabo cy'ibisekuru ku porcioncita en la rupapuro rwa página 30 41, ndetse párrafo hari n'umurongo 333. mugufi ku rupapuro rwa 41 ku gika Ahí cya hay 33 esta porción, aho hari esta umugabane porción dice, ahora avuga cuando ati vuelve el evangelio de los n'ibyari judíos, ubutumwa bugaruka ku bayahudi cuando el ni día del kuri wa gentil se munsi acabe, w'abanyamahanga escribe la umaze dispensación de la kurangira yandikaho ngo el dispensation evangelio, y y'ubuntu escribe, ubutumwa evangelio bwiza del rey. yandikaho ngo El evangelio está ubutumwa listo bwiza para ir a los bw'ubwami judíos. ubutumwa bwiteguye Oh, gusubira yo podía, si kuba solo pudiera yahudi predicarles una cosita que yaba está nabasha por suceder guhuguriza aquí. ikintu kijya Ve, kubera hano aquí mismo en este hano día. kuri uno Ve, munsi umujyi está umwe por acontecer. murabona dore bigiye kuba Cuando entremos muri a la cya gihe edad de la tuzaba iglesia. twinjiye mu gisekuru Y esta- cy'itorero y esta kandi grande cosa iki kintu gikomeye está por cyane suceder. kigiye Seguirá kubaho a Revelación kandi kizaba 11, kijyanye n'ibyahishwe Apocalipsis 11 y levantará kandi esos dos profetas, hazaguruka bari Elías y abahanuzi babiri Moisés, eliya na mose retornando otra vez por los bongere judíos. kugaruka ku Estamos bayahudi listos para eso. twitegura ibyo Todo está ngibyo situado en orden. byose biri kuri Listo. gahunda Este birateguye mensaje gentil, ubutumwa así como los bw'abanyamahanga judíos lo trajeron kimwe a los n'uko gentiles, abayahudi babuzanye los ku banyamahanga gentiles lo llevarán abanyamahanga para atrás a los bazabusubiza judíos ku otra bayahudi vez. n'inshuro Y el rapto nuko vendrá. izamurwa rero ko riba Y él escribe ahí arriba, hejuru aho yandika los ngo gentiles, abanyamahanga Moisés y Elías, mose na eliya llevan el mensaje a bajyana los judíos ubutumwa bwo y el rapto ku vendrá. bayahudi nuko izamurwa rero ko Y riba también en la 333, nuko que ese párrafo, ku murongo encima wa 333 de ese párrafo, kuri icyo gika escribe utangira el día hejuru gentil, es yandika igual ngo umunsi w'abanyamahanga la bingana dispensación de la na gracia. dispensation y'ubuntu Y también escribe Moisés ndetse y anandikaho Elías. ngo mose na eliya Ahora, en la página 130, ku rupapuro rw'ijana na mirongo itatu mwareba aho ngaho naho hari ikintu
párrafo igika cya 11:53 11:53 nos dice baratubwira ati el ministerio será ubwo Moisés y bukozi Elías buzaba ari ubukozi bwa cambiando y Mose llamando a Israel de buhindura la buhamagara tradición Israeli judía. buyivana mu mihango Escuchen, de las y'abayahudi tradiciones judías imihango en que y'abayahudi habían estado niyo confundidos. bari barayoboyemo Siendo profetas, ellos creen, we le kuba ari creerán, umuhanuzi baramwizera llamándolos bazamwizera a la fiesta de la nuko expiación, bahamagare mu minsi Cristo, mikuru y'impongano dejándolos que kristo reconozcan a Cristo. abemere ko bamenya Ellos dirán, kristo bazavuga Él bati viene, dore araje Él estará aquí. dore nguyu ari hano Los judíos abayahudi estarán reuniéndose, bazongera cosas bateranire así, hamwe entonces ibintu cuando Él nk'ibyo venga dirá, nuko naza aquí bazavuga estoy. bati dore nguyu Ella we escribe, azavuga ati dore ngaha llaman a nguyu Israel de la ndiwe tradición judía a la fiesta de la expiación. yandikaho ngo amagara abayahudi Moisés y abavana Elías. mu mihango yabo bazana mu munsi mukuru w'impongano Mose na Eliya Murata William akomeje avuga ati abanyamahanga nibo bazabujyana ku bayahudi noneho n'ubukozi bw'imyera ibiri ubukozi bwa Mose na Eliya nabwo buza hagati y'abanyamahanga bujya ku bwoko bw'Aburayi buturuka hagati y'abanyamahanga ubwo bwira ukomeye bw'ikimenyetso cya karindwi kuko ikimenyetso cya karindwi gikwira ikimenyetso cya kane ndetse n'ikimenyetso cya gatandatu kuko kimwe n'uko ikimenyetso cya gatandatu ari kuri Isirayeli imyera ibiri Mose na Eliya ikimenyetso cya karindwi ni ku itorero ku ntore zo hagati y'abanyamahanga ariho tubwirwa mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro rw'128 igika cya 11:43 waragira ati munsi y'impanda ya karindwi ni kuri Isirayeli aricyo kimwe ikimenyetso cya karindwi ku itorero. Murumva aho ngaho niho yanditseho ngo hejuru y'ikimenyetso cya karindwi yandikaho ngo Mose na Eliya, hejuru y'impanda ya karindwi nabwo yandikaho Mose na Eliya, kuko byombi ni ikintu kimwe. Mwene Tawira mukomeje atubwira icyo ikimenyetso cya gatandatu kiri cyo kuri Isirayeli nicyo kimenyetso cya karindwi ku ntore z'abanyamahanga. Ukuza k'umwami ari kumwe n'abamarayika be ku ntore zo hagati y'abanyamahanga, cyo nicyo kimenyetso cya karindwi. Ariko iki kimenyetso cya karindwi kuri Isirayeli azaba ari ikimenyetso cya gatandatu. Ubukozi bwa Mose na Eliya buzaba burimo bwigaragaza hagati y'intore z'abanyamahanga, burimo bukora busohoza bityo mu mwuzuro wose iyerekwa ry'ihema. Aya magambo y'intashyo ayo niyo tuzaba turimo twumva muri uno mwanya, niyo tugiye kuba twumva muri izi ntashyo ngufi. Hari ibintu byinshi by'ingenzi yatubwiye hariya, ni uko duhaguruke dore ko dusigaranye natwe izi ntashyo hamwe natwe mwene data ushima akaba inshuti Dr. William Soto Santiago.